Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho turi gukurikirana inkuru ijyanye n'uko bakundanye ari batatu, urukundo rw'inyabutatu. Ubushize rero twari twagarukiye aho Dave yari amaze kwemerera Anna yuko babana, yamwisangiye mu rugo yabimubwiye. Anna nawe yishimye, afite akanyamuneza mu maso, ari kumureba akamwenyura. Umva Anna arangije abwira Dave ati Dave, ni ukuri ndishimye cyane, uyu ni wo munsi wanjye mu buzima nishimyemo, ahubwo sinzi ukuntu nabitangariza isi yose ngo imenye ibyishimo mfite uko bingana. Ahita amuhumuriza aramubwira ati umva kandi humura Dave, ndaza gutabara umugore wawe. Nuko rero Dave mu bwoba bwinshi n'impungenge yifitiye n'umuhangayiko ahita abwira Anna ati Anna, tugomba kwihuta tukajya kwa muganga. Nuko Anna arangije amubwira ati nta kibazo rwose Dave, reka tujye kwa muganga. Nuko Anna agahita yihuta akajya mu modoka, akajya no kuri vola, akaba ari we utwara Dave, akamutwara ari kumuhumuriza ngo umva Dave, humura rwose, reka guhangayika, ndabizi Alia turaza kumutabara kandi araza kumera neza. Tugahita dusubira kwa muganga. Anna Alia aharyamye ku gatanda, Dave na Anna bari kumwe. Dave akabwira Dr ati Dr, ndakwinginze mbabarira rwose, mbabarira utabara umugore wanjye, afite ubwoba. Nuko Anna nawe agahita abwira Dr ati Dr, kandi rwose ntunagire impungenge ku bijyanye n'amafaranga, kuko namaze kwishyura surgery yiwe. Nuko Dr nawe agahita amubwira ni nabimenye ndabizi, kandi muhumure, umva tugiye gukora ibishoboka byose kuri surgery, turebe ko yakira vuba vuba, tugiye kumujyana mu cyumba cya surgery. Muhumure, turaza gukora ibishoboka byose. Icyo twabasaba ni kimwe, nyine mu musengere, buri kintu cyose kize kugenda neza. Amasengesho yanyu arakeneye, kandi mwihangane dutegereze hariya hanze kuri reception nyine aho binjirira. Murazi nyine yuko haba hari intebe abarwaza baba bicayeho bategereje. Nuko nyine bagasohoka nk'uko Dr yababwiye, bakajya gutegereza. Mu gihe bahagaze bategereje, niko Anna ari kugenda ahumuriza Dave, amubwira Dave ni ukuri humura, wikomeza kugira impungenge, ndabizi ari araza kumera neza, urumva wihangane rwose, ugomba kuba intwari. Nuko Dave nawe agahita amubwira ati ntakubeshye Anna, sinzi ko nashobora kubaho ari adahari. Nuko Anna nawe agahita amubwira ati umva Dave, nanjye wibuke ko ntashobora kubaho udahari, urumva ntabwo nshaka kubona ukomeje ubabaye. Oya, araza kumera neza, kandi namara kumera neza umenye ko turi buhite dushyingiranwa. Dave agahita amubwira umva ndabizi, ndibuka promesse naguhaye, turaza guhita dukora ubukwe. Nuko Dr akaba araje. Dr Anna yaba akimubona aje agahita abwira Dave dore Dr araje, bagahita bahindukira bakareba Dr. Nuko Dave agahita amubaza Dr ameze ate Alia, agahita amubwira ni umva congratulations, humura, surgery yaciyemo, umva yabaye successful, yaciyemo, kandi ubu Alia ameze neza cyane rwose. Nuko Anna na Dave bagahita batangara bakishima, bagahita bati koko se Dave, agahita koko se, yo mana we, ni ukuri ushimwe kandi urakoze cyane Dr. Nuko Dr nawe agahita amubwira ati Imana namwe ibahe umugisha. Nuko Dave agahita amubaza none Dr twahura nawe? Nuko
dogiteri agahita ababwira ngo hoya akeneye kuruhuka mushobora kuzahura nawe ejo mu gitondo, mumureke abanza asinzira aruhuke. Nuko Ana agahita avuga ati turabyumva dogiteri kandi wakoze cyane, nanone reka twongere tugushimire. Nuko Dave agahita abwira Ana ati Ana wabyumvishije, Aria ameze neza, atangiye kwishima, afite icyizere noneho yuko Aria abaye muzima. Ana agahita amubwira yes Dave nabyumvishije yuko ameze neza, ni ukuri ndishimye kubwa yuko Aria abaye muzima. Iyo wishimye rega nanjye mba nishimye, niko Ana kari kubwira Dave. Nuko ahita amubwira none se twagenda kumva ameze neza kandi tukaba tuzahura nawe ejo mu gitondo, noneho twagenda. Dave ahita amubaza tukagenda tujya hese? Tukajya gushyingiranwa Dave, reka tujye ku rukiko tujye gushyingiranwa kuko hariya ameze neza, bamuvuye ameze neza. Dave ati yego ndabizi, ngaho reka tugende. Yamucikira he? Promese ni promese. Bari mu modoka rero, Dave atwaye imodoka kuko akanyamuneza noneho kagarutse ubungubu, noneho utwaye imodoka Aria agahita afata telefone agahita agahamagara se akamubwira papa bite, umeze ute, uri hehe? Nuko ise agahita amubwira ati ndi mu rugo. None se ahubwo wowe uri hehe? Ntabwo uri aho amasaha ageze kutaragera mu rugo, bite byawe? Agahita amubwira mva papa njye ndi kumwe na Dave, ahubwo uzi n'ikindi tugiye ku rukiko. Ise ngo ku rukiko ushatse kuvuga iki se? ahubwo tugiye gushyingiranwa papa, ahubwo se ndakwinginze ni ukuri ngwino nawe uba uhari. Ise agahita amubwira nteko se umukobwa wanjye ibyo ni byo utangiye kuvuga? None wongeye kumuhatiriza se? Wongeye kumuhatiriza ngo mushyingiranwe? Oya papa ntabwo ari uko nguko, we yiteguye gushyingiranwa nanjye, ahubwo reka nkubwire papa, nizere ko turi buze guhurira ku rukiko. Umukobwa yumvaga se atangiye kumubaza ibibazo byinshi, ahita abigabanya amubwira uko nguko. Ise rero nawe kuko nta kintu yakuma umukobwa we, agahita amubwira ni yego umukobwa wanjye mwiza, ubwo turaza kuvuganira ku rukiko. Nuko Ana nawe agahita yinjiye akareba Dave wabyumvishije, papa yishimiye ubukwe bwanjye nawe, arabwishimiye cyane rwose. Ajya areba Dave akabona Dave ntabwo isura ikeye, ntabwo yishimye mu maso. Agahita amubwira akuse Dave umva kuki utishimye? Aria ni muzima ubungubu, ntakirwaye, nta mpamvu zo gukomeza ugifite impungenge z'ahazaza, kuko nanjye ubungubu nzaguha buri kimwe cyose ushaka, buri kimwe cyose ukwiriye uzakibona mu buzima, rero nta mpamvu zo gukomeza uhangayika. Nuko Dave agahita amusubiza ati ntakubeshye ibi ngibi mbikoze kubera umugore wanjye, mbese nta yandi mahitamo nari mfite. Nuko Ana agahita ati reka tubanze tujye ahubwo mu iduka tujye kugura ikanzu y'ubukwe. Abantu bo hanze rwose bakora ubukwe bitunguranye, ntabwo ari nko mu Rwanda babanza bakitegura kwezi n'amezi, reka babipanga uwo munsi then bahite banabicishamo, bihite binacamo binarangira. Bagahita bajya mu iduka rero bakajya gushaka ikanzu y'ubukwe. Tukagera mu iduka, aho bageze hari umucuruzi wakiriye ari kubaha ikaze, ni karibu, twabafasha gute, twabakira gute? Nuko Ana agahita amubwira ati umva tugiye gukora ubukwe rero dukeneye ikanzu y'ubukwe, kandi ikanzu nziza cyane nyine nziza.
nuko umucuruzi agahita abanza akamubwira nti umva fesitasiyo rwose, umva ugomba kuba unishimye, umva nawe ni nkaho maze ubu ngubu turi mu kwezi wese ntubireba. Nuko agahita amubwira nti oke ngaho rero ngwino muhereke, dufite amakanzu meza yanagukwira rwose ajyanye n'iyo sayizi yawe, amahitamo araba ari ayawe. Nuko akagenda agacuzingamo amakanzu, agenda yigera aza bamurebera bamuhitiramo inziza n'inziza, finally akaza guhitamo ikanzu nziza akaba yo yishyura. Nuko rero tukaza kugaruka aho bagiye ku rukiko gusezerana. Mumbaze ngo wari wabaherekeje nk'umugabo n'indi nk'umutangabuhamya niko bavuga. Ubundi abandi bajya mu rukiko bari kumwe n'abantu nk'abangahe, at least 50, byibuze nka 50 da. Ubu umuhamya wabo wari uhari yari umwe, ise wa Ana. Mbega ubukwe, ariko wasanga ariyo visiyo no mu Rwanda bizahagera mu myaka iri imbere. Nuko rero bari mu rukiko, nuko uriya agiye bamwita gute mane bamwita gute mu rukiko. Nko mu Rwanda duhita tubona yuko baba bagiye babyita ngo ni mu murenge, ni mu murenge. Nuko umuyobozi yanyuze agahita ahera kuri akakira abageni, yanyuze agahita ahera kuri Ana. Yambaye neza rwose, yambaye ikanzu y'abageni iramubereye, n'umugabo we Dave yambaye kositimu araberewe. Agahita ahera kuri Ana agahita amubwira ati Ana, none se wemera ko Dave yaba umugabo wawe? Uramwakira nk'umugabo wawe? Ati yego byo rwose ndabyakiriye. Nuko yaba akibivuga ise akikomera amashyi yishimye. Nuko agahita ajya no kuri Dave ati Dave, wemera yuko se Ana yaba umugore wawe? Dave ati yego rwose ndabyemera. Nuko se akikomera amashyi yishimye cyane, se wa Ana. Nuko umuyobozi agahita avuga ati congratulation, ubu guhera aka kanya uri umugabo n'undi ni umugore wawe, mugire mariage nziza mu buzima bwanyu. Nuko ati mugire mariage nziza, bagakoma amashyi abantu bangahe? 3 mu murenge da. Nuko undi nawe ati mana yanjye. Ana ati papa nukuri ndishimye cyane, ndishimye, inzozi zanjye zibaye impamo. Nuko bagahita bagenda mu modoka, Dave atwaye imodoka, ise ari inyuma. Ise agahita ababwira bose, abwira n'umukobwa we cyane ati nukuri ndishimye cyane mukobwa wanjye, nukuri ndishimye, Imana ibahe umugisha. Nuko ati urakoze cyane papa, urakoze cyane. Nuko ise agahita atangira kubaza ati se ni gute Dave yaje kwemera gushyingiranwa nawe? Nuko Ana agahita amubwira nti papa ibyo ndaza kubikubwira nyuma rwose, tugomba kujya mu rugo, dukeneye kujya mu rugo. Dave ari kuri volata, hoya ariko njyewe rwose nkeneye kujya kwa muganga. Ibyo kujya mu rugo twajya mu rugo nyuma, ariko njyewe nkeneye kujya kwa muganga. Nuko Ana agahita amubwira ati Dave waretse tukaza kujya kwa muganga mu gitondo? Ise wana inyuma ati kwa muganga? N'ibiki se byabaye? Ntabwo mumeze neza se? Nuko Ana agahita amubwira nti ari umugore wa Dave ari kwa muganga, niyo mpamvu wumvishe ashaka kujya kwa muganga. Ngo niki cyabaye se kuri we?
Ana agahita amubwira ati afite kanseri papa, ariko humura ubu ngubu ameze neza. Yari afite kanseri ariko ubu ngubu ameze neza. Nuko ise wa Ana agahita bati yewe Imana imurengere, Imana imurengere umugisha amere neza. Nuko Dave agahita ababwira ati ntacyo ndabageza mu rugo, nimara kubageza mu rugo maze njyewe mpite njya kwa muganga njye kureba ari uko ameze. Ariko ubwo ise wa Ana isura ikahita ihinduka, akahita ababara, ukabona nyine ahise yibaza ati ubu bukwe bw'abana banjye kumenya burimo ikibazo. Ubundi ibintu bapanze ntambwira akanungura. Impungenge za kibyeyi zitangira kuza, atangira kubyibazaho. Nuko Ana agahita asubiza Dave ati oya, utware papa mu rugo ndaza njyane nawe kwa muganga. Ise ati ariko se muri kuvuga ibiki? Ibyo bintu mushatse kuvuga ni ibiki? Mugiye kumbwira yuko aka kanya mwakoze ubukwe, mukimara gukora ubukwe mutanabanye n'ijoro rimwe? Mugiye guhita mujya kurara kwa muganga? Mugiye kumara ijoro ryose muri kwa muganga se? Umukobwa we agahita amubwira ati nta kibazo papa, nta kibazo rwose, turaza kuza mu gitondo. Nuko umukobwa agahita avuga ati ahubwo Dave reka tugende ndi kumwe nawe. Yesu we! Ise wa Dave, ise wa Ana yumiwe rwose, ariko akabona harimo akabazo utamenya ako ariko. Nuko rero Dave agahita abisubiza ati nk'uko ubishaka rwose. Nuko nyine ikintu bakora baragenda bagatwara se bakamugeza mu rugo, bamara kumugeza mu rugo bakahita baza kwa muganga. Bakaza kwa muganga n'amakanzu y'ubukwe niyo anacyambaye, Dave nawe acyambaye kositimu nk'umuntu uvuye gukora ubukwe. Yewe nta no kwirirwa bahindura imyenda. Nuko baba bakigera kwa muganga rero bakinjira muri ya rumo Ana arwariyemo. Araryamye arasinziriye. Nuko Ana akaba yicaye ku ntebe, Dave akaza akegera umugore we aho arwariye ari kumureba, akamubwira ati ni ukuri ndagukunda Ariya, ndagukunda, nzakurinda ubuzima bwawe bwose igihe cyose nzaba nkiriho, kandi nzatuma wishima. Nuko Ana nawe yicaye agatangira guhengeka iminwa kuba ati Mana ubonye ayo magambo uri kuvuga ari njye wayabwiraga? Mana agahita avuga ati Mana mu mutima urukundo rurababaza. Nuko agahita amubwira ati Dave wari ukwiriye kuruhuka. Dave agahita ahindukira akamubwira ati oya, byemeze neza, nta nubwo ndi bunasinzire. Nuko Ana agatangira kwibutsa Dave amubwira ati Ariya araza kuzanzamuka neza mu gitondo, nibwo ari buze kuva muri koma. Rero wari ukwiriye gusinzira ukaruhuka. Nuko Dave yanditse agahita asubiza Ana ati oya, ahubwo wowe wari ukwiriye kujya mu rugo. Ana wari ukwiye kujya mu rugo kuko ntabwo wasinzirira hano. Nuko Ana agahita amubwira ariko ibyo uri kumbwira ni ibiki? Mu gihe udasinziriye ni gute njye nasinzira nanjye? Oya. Nuko Dave agahita amubwira ati okay, nta kibazo uko ubishaka. Nuko Ana agahita amubwira ati ngaho Dave ngwino rero wicare hano iruhande rwanjye, ngwino tube twicaranye. Dave akaza bakicarana. Finally Dave kubera no kunanirwa n'ibiki byose n'umuhangayiko, agatotsi kakamufata muri iyo ntebe bicaranyemo, agatangira gusinzira anaga umutwe. Nuko rwose ariko Ana uri ahangaha akunda Dave kubi rwose,
aramukunda pe kandi nta n'ikintu kiba amwifuriza, akajya amureba amaso ukuntu ari gusinzira akubita agatwi, akajya amureba akavuga Ana we ni ukuri uri mwiza, urasa neza kandi nzagukuraho ibibazo byose mu buzima bwawe, iyo mihangayiko, ubukene, mva byose nzabikuvanaho, buri kintu icyo ari cyo cyose nzagikora ku bwawe Dave, kuko rwose uri uwanjye ndanagukunda cyane. Nuko kwa muganga rero mu gitondo bikagera bugacya, Dave aho yagiye agatotsi kakaba karagabanyutse, yareba akabona mu ijisho rya Ana ewana nta gitotsi kirimo, umukobwa yaraye akanuye burinda bamukera. Dave akikanga ati Ana uzi ko utigeze usinzira, ariko ntabwo wigeze usinzira. Nuko Ana ati ariko mu gihe uri mu bubabare, mu gihe uhangayitse, ni gute ngiye nasinzira koko? Ni gute nasinzira? Wapi, ntabwo nasinziriye. Mu gihe bakiri muri ibyo, umudamu wa Dave Alia akaba arabyutse, akabyuka ari kuvuga ati Dave urukundo rwanjye, niko ari guhamagara. Akenge kagarutse ari muri Dave urukundo rwanjye. Nuko Dave nawe bakaba barahagurutse bamugiye imbere, we na Ana. Dave akaba arishimye ati Imana ishimwe Alia, ni gute urumva umeze ute? Mukunzi wanjye? Ati meze neza rwose. Ati ahubwo se n'ibiki byambayeho ko ndimo kubona ndi kwa muganga, n'ibiki byambayeho? Dave akahita amubwira urazi wari ufite kanseri ariko ubu ngubu umeze neza. Ndagukunda cyane Alia, ndagukunda cyane pe. Nuko Alia ati Kevin se ari he umwana wacu? Nuko Dave akahita amusobanurira ati Kevin ari mu baturanyi, ariko rwose Kevin ameze neza nta kibazo rwose, nta nubwo maze azi kuri surgery yawe, ntabwo azi ko bakubaze, ntabwo abizi. Nuko ari hagati ati Imana ishimwe cyane, ni byiza kuri Kevin yuko atigeze abimenya ngo ahangayike. Nuko akahita ahindukira akahita avuga none se Ana we bite byawe kuri hano? Bite byawe kuri hano ra? Ubwo nyine niko ari kugenda abyibazaho, arabimubajije ariko aranabyibajijeho, isura ye ihinduka. Nuko Ana we akahita amubwira acishe bugufi ati Alia tugomba kujya mu rugo rwose, ibingibi turaza kubivuganaho nyuma, sibyo? Imana ishimwe yuko ukize ukaba umeze neza, reka tubanze tujye mu rugo. Alia nawe ati ushatse kuvuga iki? Isura yahindutse, yatangiye guhengeka iminwa. Nuko Dave akahita avuga ati umva Alia, ndashaka kukubwira ikintu kimwe n'umugore wanjye, ariko umbabarire, ndakwinginze ubanza umbabarire. Bari kubona ko nta mikino irimo noneho. Alia umugore wa Dave akahita ati wowe abanza umbwire impamvu ndeba Ana yambaye ikanzu y'abageni ni iyihe? Ni iyihe koko? Ati Dave none se mwaba mugiye gukora ubukwe, mugiye gushyingiranwa? Nuko Ana agahita abwira Alia ati Alia utubabarire cyane, ariko twarangije gushyingiranwa rwose, ubukwe twarangije kubukora ijoro ritambutse, ubu ngubu uko tureba turi umugore n'umugabo. Mbega ngo Alia arumirwa, mbega ngo Alia aragwa mu kantu, mbega ngo Alia arakanaguzwa amaso. Mbega kwakira inkuru nk'iyo ngiyo aribwo ukiva muri koma. Alia akanaguzwa amaso, arumirwa.
Naha inkuru yacu tuyisoreje tubashishikariza kuzareba igice cya 9, nizere ko mwayikunze.